ambrage hasi shyiramo vitesse ya mbere akamara fiyamo akambara sentire banza twereke ambrage ngiye agafata na firimo hagati okay ashyiramo vitesse ya mbere akamara fiyamo akambara sentire hari akandi kantu uri kubona kegeranye Ngufashe TV. Muraho ni tica kuri demarage ku Gisozi no mu Rubirizi. Uyu munsi rero mwarimu w'imodoka ntoya yashatse kumbaza ibibazo kugira ngo namwe mubashe kubisobanukirwa kubijyanye no gutsindwa kw'abanyeshuri kuri demarage. Reka nari twumva ikibazo cya mbere agiye kumbaza ni mwarimu Emi nayo ku Gisozi turakorana. Wambaza mwarimu. Urakoze cyane mwarimu wa demarage, urakoze rwose kandi no kuba wasuhuje abantu bakurikiye ino televiziyo yacu yangufashe. Okay, ubwo rero muri kumwe na mwarimu Emmanuel ndetse na mwarimu wa demarage. Hari ibibazo bikomeye cyane turi guhura nabyo mu banyeshuri turi kuboherereza ngo mubafashe kuko nicyo kizamini cya nyuma gituma umunyeshuri ahabwa impamyabumenyi yiwe ya ariyo bita perime. Ko turi guhora dura n'ikibazo uko abanyeshuri twe tubigisha bagatsinda bakarangiza amasomo yabo yo mu kibuga, iyo tubohereje kuri demarage tujya kumva twumva bari gutsindwa, turi kumva abantu bose bari gutsindwa bagatsindura demarage. Ese ni iyihe mpamvu iri gutuma abanyeshuri bagera kuri demarage kuma ngo batsinzwe? Harabura iki? Nize mbaraga muri gukoresha se ntago muri kubigisha nkuko bikwiye? Kuri demarage bimeze bite? Icyambere icyo nababwira cyo mugerageze mubashishikarize kwiga cyane demarage, kwiga n'uguhozaho. Mugerageze mubashishikarize kwiga demarage cyane, reka nk'iminsi 5 ababashije kuba yayimenya, ariko biterwa n'umuntu uwo ari we. Icyo nicyo cyambere nababwira. Ikindi cya kabiri navuga ko kuri demarage nuko gutsindwa cyane biterwa no kugira ubwoba ahanini cyane ku kizamini. Kugira ubwoba kureba inifomu ya fande ni ikizamini cya nyuma, kirashimisha wabikoze neza, kirababaza wabikoze nabi. Nibyo ngibyo nababwira. Ikigaragara se basi mubahereza ubumenyi bukwiye nkuko koko byagakwiye. Erega turavunika twe nk'abarimu bo ku modoka ntoya tuba twagerageje kugira ngo tubigishe, ariko bagera iwanyu kuma ngo batsindiwe demarage. Imodoka se basi zifite ibibazo, ni ibibazo by'abarimu, ni cye kibazo kirimo? Ntago ari ikibazo cy'abarimu, ahubwo ni ikibazo cy'abanyeshuri cyo kuba badashyiramo umuhate mu kwiga cyane. Kandi ikindi cya nyuma nanakomeza gushimangira ni uko iyo umuntu ari ku kizamini nibyo natwe twarakoze ubu ufite ubwoba. Yes, ikintu cyo gihari nyine nuko ntabwo badufite bw'ikizamini tubwikuremo. Iriya ni fomu, ni imyenda isanze nk'uko nkwigisha, ni nk'uko nawe fande bari kuguhamagara. Ikindi ntabwo atambika ukuboko, ari ukuboko ajya atambika kura nako. Okay. Muri make ushobora kubwira ibanga nyamukuru cyangwa se password nyamukuru abanyeshuri bashobora kwitwaza mu gihe bageze kuri demarage? Ni irihe banga abanyeshuri bashobora kwitwaza mu gihe bageze kuri demarage kugira ngo icyo kintu gituma batsindwa kiveho? Okay, ibanga rya mbere ni ukutita kuri afande. Kutita kuri afande agakurikiza ibyo mwarimu yagize gute? Wowe ugakurikiza ibyo mwarimu yaguhaye. Niba afande yaguhamagaye nibyo wamubonye, ariko bikore wituje. Noneho niba atambitse ukuboko bisobanuye ngo tugiye kugira gute kwitegura guhagara muri bya bimenyetso mwarimu yatwigishije. Ntabwo ukuboko kugutambika ari ukuguhagarika, ni ukuguteguza. Mbese ni ukuguteguza guhagarara. Yego, ariko ubutaragera igihe cyo guhagarara. Yes, ubutaragera aho ugomba guhagarara. Okay. Wowe ukurikirana ibyawe muri bya bimenyetso byawe, ntukurikira kakaboko yatambitse noneho ugakora ibyawe. Okay, ubwo rero twabwira iki rero abanyeshuri bari kwiga demarage, abanyeshuri bitegura gukora ikizamini kugira ngo babashe gutsinda rwose umubare munini tuwugire w'abanyeshuri batsinda kuri demarage? Perime ziri kuboneka, zirahari.
icyo nababwira cyo bashyiremo imbaraga ziraboneka yego ziraboneka cyane sorry bari baturogoyeho bari nta kibazo ibyo bibaho ziraboneka cyane nta kibazo filime ziraboneka bo bashyiremo imbaraga mu kwiga kwihugura cyane kugira ngo nabe babona muri makeya ushobora kubabwira iminsi byibura umuntu yakwigaho demarage ni nk'ingahe ugereranyije minimamu cyangwa se yamufasha neza kuba amaze kumenya demarage neza iminsi yaba ari 5 iminsi aba ari 5 kwiga ikindi ariko biterwa n'umunyeshuri uburyo afata okay yego yanarenga iminsi 5 ariko niyo fatizo yanarenga yari n'igihe yanarenga bitewe n'uko nyine umunyeshuri adafata. Yes, inshuti bakunzi bangufashe TV, ni njyewe mwarimu Emmanuel mbakurikirana. Impamvu mbanzanye amakuru atandukanye kubigendanye n'ibyo mwiga n'ukuntu mukurikirana amasomo yanyu. Niyo mpamvu narinzanye iki kiganiro kugira ngo mubaze musobanukirwe ese niye mpamvu ituma abantu bagera demarage bagatsindwa kandi bari bagerageje gukora ibizamini byabo neza. Rero tuzakomeza tugende tubazanira amakuru atandukanye, ibisobanuro bitandukanye, noneho kandi namwe mujye mutwandikira kugira ngo byibura tubone ibyo mukeneye tubashe kubibategurira. Murakoze rero ni kuri Ngufashe TV, bana natwe igihe cyose, ntukuru rushinge kuri Ngufashe TV, kora subscribe, kora share, ukore na like, utwandikire na comment, tuzakomeza tubagezaho amasomo atandukanye. Ciao ciao, murakoze, Imana ibaho umugisha, ibane namwe kuri Ngufashe TV. Murakoze. Ngufashe TV.